Mu karere ka Gicumbi haravugwa inkuru y'umugabo wafashe umuhini w'isekuru arangije awukubita umugore we mu mutwe. Umugore ahita apfa amuziza ko yarari guhata ibirayi by'imbuto bagombaga kuzatera, hanyuma uwo mugore akaba yarari kubihata ngo abe ari byo barya, kandi umugabo yari yamusigiye amafaranga yo guhaha. Ibyo rero bikaba ari byo byateje amakimbirane, ari nabyo byaje gutuma uyu mugabo afata umuhini w'isekuru akawukubita umugore we kugeza ashizemo umwuka. Iyo abantu bananiranye bakagirana amakimbirane ameze kuriye, nibaza ko barukemura rutararanda. Yego. Ese ko hapfuye abantu babiri naho hapfuye babiri. Ese n'urugo bari bafitanye abana bangabundi? Ni babiri n'uwo wo mu nda. Ubwo ni babiri n'uwo wa gatatu wari uri mu nda. Ariko ubundi hahukanaga umugabo. Kizo ipaya. Mu karere ka Gicumbi haravugwa inkuru y'umugabo wafashe umuhini w'isekuru arangije awukubita umugore we mu mutwe. Umugore ahita apfa amuziza ko yarari guhata ibirayi by'imbuto bagombaga kuzatera, hanyuma uwo mugore akaba yarari kubihata ngo abe ari byo barya, kandi umugabo yari yamusigiye amafaranga yo guhaha. Ibyo rero bikaba ari byo byateje amakimbirane, ari nabyo byaje gutuma uyu mugabo afata umuhini w'isekuru akawukubita umugore we kugeza ashizemo umwuka. Iyo niyo nkuru rero ngiye kubaramburira muri aka kanya. Ndagira ngo muntize iminota mike cyane kugira ngo mbagezeho byinshi bifite aho bihuriye n'ubundi n'iyi nkuru y'akababaro. Mbibutse ko ari nge Kizo tugiye kubana muri no nkuru y'akababaro. Kuri sitasiyo ya Ribu ya Bukure ni mu karere ka Gicumbi, aha hafungiye umugabo bita Byankundiye Emmanuel w'imyaka 27 y'amavuko. Uyu mugabo rero akaba akekwaho kwica umugore we bita Mutuyimana Efrazia w'imyaka 32. Bari bamaranye imyaka igera ku 9 yose babana, ariko babana bitemewe n'amategeko. Uyu mugabo rero akaba yishe umugore we amuziza ko asanze ari guhata ibirayi by'imbuto ngo abe ari byo ateka. Ibi bikaba byabereye mu mudugudu wa Kigabiro, ni mu kagari ka Murehe, ni mu murenge wa Giti, ni mu karere ka Gicumbi. Hari mu masaha y'isa 5 z'amanywa zo kuri uyu wa mbere tariki ya 2 Gashyantare umwaka w'2026. Umugabo bitangira Wansanga Garasiye wari n'umuturanyi wabo yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ko amakimbirane y'uyu mugabo n'umugore we yaramaze imyaka igera kuri 3, buri wese ashinja undi kwaya umutungo w'urugo. Bakaba bari bafitanye abana b'abahungu bagera kuri 2. Umwe akaba yari afite imyaka 8, undi w'umuhereza akaba yari afite imyaka igera kuri 3 yonyine. Uyu Wansanga Garasiye akomeza avuga ko bashyamiranaga cyane iyo babaga bejeje, cyangwa umwe iyo yabaga yagiye ku kiraka guca inshuro akabona amafaranga, mu gihe baba nta mafaranga bafite cyangwa se nta mbuto bejeje bakaba babaga batuje. Intandaro y'ubu bwicanyi yabaye kuri uno munsi nk'uko Wansanga Garasiye yakomeje abibwira ikinyamakuru Imvaho Nshya, nuko byatangiye ubwo umugabo yapfaga n'umugore amafaranga 23,500. Umugore yari yagurishije ibirayi arangije afata ayo mafaranga 23,500 ayahisha munsi y'uburiri. Umugabo rero yaje kubimenya ko umugore yagurishije ibirayi, arangije ahiga amafaranga yayagurishijemo, arayahiga kugeza ubwo ayabonye munsi y'uburiri, arangije arayatwara. Umugore rero yakomeje kubona umugabo ari kwisirisimba mu nzu, hanyuma umugore aza gukubita agatima kuri ya mafaranga. Agiye kuyareba asanga umugabo yasasuye uburiri ayakuramo, arangije arayatwara. Umugore akimara kubona ko amafaranga ye ayabuze, nibwo yahise afata igare ry'umugabo arangije arijyana kuribitsa ku muturanyi wabo. Umugabo rero nibwo yagarutse ashaka igare ngo arijyanaho yaragiye ku mugoroba ku cyumweru tariki ya 1 Gashyantare. Umugabo abura igare rye.
nibwo rero umugabo yaribajije umugore we, undi amubwira ko arimo hari uko nawe amuhaye amafaranga ye ibihumbi 23,500. ako kanya intonganya zatangiye ubwo baziraramo, bituma umugore yivumbura ndetse ahita anarekera kuba yanateka, bituma baburara ndetse n'abana babo baraburara. ngira uwo nsanga yabivuze agira ati mu masaha y'isa moya z'igitondo z'uyu wa mbere umugabo yanzindutse aje kundegera, umugore we ambwira ko yanze kumuha igare rye. nibwo nanjye nahise nshaka abaturanyi tujya kubunga. mu kubaganiriza umugabo yemeye kumuha ayo mafaranga ndetse yewe anamwongera andi ngo yo guhaha, yose hamwe aba ibihumbi 40 by'amafaranga y'u Rwanda. uyu yakomeje yongera hati umugore amaze kubona ayo mafaranga ye ndetse n'andi bari bongeyeho yo guhaha, yahise aturangira aho iryo gare riri, turangije tujyayo turarizana turiha umugabo we. ako kanya twahise dutaha tubasiga bari mu rugo tuzi ko biyunze byarangiye. umugabo abwiye umugore guteka ngo barye kuko bari baburaye kubera intonganya bari barayemo. umugore atubwira ko agiye guhata ibirayi agateka ndetse yewe akanagaburira abana bari baburaye kubera izo ntonganya. ati bakigenda umugabo yafashe rya gare ajya kurigurisha mu wundi mudugudu, bamuha amafaranga ibihumbi 65. ageze mu rugo rero asanga umugore arimo arahata ibirayi by'imbuto byabaga mu rugo. umugabo amubaza impamvu ari guhata ibyo birayi by'imbuto bari kuzatera kandi yari yamusigiye amafaranga yo guhaha. hanyuma rero ako kanya intonganya zirongera ziratangira biba ngombwa ko bongera gushyamirana. muri uko gushyamirana rero umugabo yahaye abana babiri bari bari kumwe na nyina, abaha amafaranga yo kujya kugura ibyitwa supadipe bashyira mu mazi bikaba nk'umutobe bakabinywa. abana bahise bagenda rero bagiye kugura izo za supadipe, abandi basigara mu ntonganya. hanyuma rero umugabo nibwo yafataga umuhini w'isekuru awukubita umugore mu mutwe. abana ubwo bagarukaga basanga nyina yapfuye, hanyuma ise yagiye. abana bagumaho barimo bararira kugeza abaturanyi ubwo bari baje gutabara, baje bafata umuto baramutwara, hanyuma umukuru aba ari we usigarana na nyina kugeza igihe abo mu muryango wabo baziye kumutwara. yakomeje agira ati Umukubise mu mutwe. umugore yari yicaye aho mu nzu imbere y'icyumba cy'abana ariho ahatira ibirayi ahita apfa. umugabo yahise ajya kwa mukuru we abwira umugore w'uwo mukuru we ati ndamusoje, nanze agasuzuguro ke ka buri gihe. avuga ko akimara kumubwira atyo muri ayo mafaranga ibihumbi 65 yari yagurishije igare, yamuhayemo amafaranga ibihumbi 61, amubwira ko ari ayo kugura isanduku yo gushyingura uwo mugore we, hanyuma ibindi bihumbi 4 ngo akazayagura buji nagera mu igororero. ngo aramubwira ati ubuzima bwanjye ngiye kubusoreza ku mpungure aho guhora suzugurwa n'uyu mugore. akomeza avuga ko uwo mugore yahise atabaza abaturage barimo na mudugudu, baje basanga umugabo yicaye ku muhanda hafi y'urugo rwe. arababwira ati namusoje mugende mumurebe, nta naho njya munjyana aho mushaka cyangwa munkoreshe icyo mushaka. avuga ko bahise bamujyana ku biro by'umurenge wa Giti, inzego z'umutekano zimujyana kuri sitasiyo ya RIB ya Bukure. umurambo RIB imaze kuhagera hanzurwa ko ujyanwa mu bitaro bya Byumba gukorerwa isuzuma. umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Giti Bwana Bangirima Jean Marie Vianney yabwiye ikinyamakuru Imvaho Nshya ko uwo mugabo yashyikirijwe sitasiyo ya RIB ya Bukure. uyu munyamabanga yakomeje agira ati yahise afatwa ashyikirizwa sitasiyo ya RIB ya Bukure. umurambo wa nyakwigendera ujyanwa mu bitaro bya Byumba gukorerwa isuzuma, hanyuma abana bajyanwa mu miryango, turakomeza kubakurikiranirayo.
uyu munyamabanga nshingwabikorwa kandi yakomeje yihanganisha umuryango wagize ibyago, avuga ko muri uyu murenge banafite indi miryango igera kuri 40 ibana mu makimbirane, ni mu gihe imiryango 14 imaze kugerageza ubushake bwo kuyavamo nyuma yo kuganirizwa, ni mu gihe indi miryango yo ikaba ikirimo iragoragozwa. Uyu munyamabanga kandi yakomeje asaba imiryango kwirinda amakimbirane ageraho kwamburana ubuzima, kuko nk'uyu mugabo wishe umugore we ubuyobozi bwari bukiva kubunga ko kwica, ndetse anakomeza anagira inama abaturage avuga ko kwica umugore kuriya ari ubugwari bukabije. Ngira ngo rero murabyumvise neza aho aya makimbirane yatangiriye ndetse naho yasoreje. Asigaye namwe muba mudukurikiye kuva aho tuba twatangiriye kugera aho dusoreje, nizere ko biba byabaviriyemo isomo. Bityo rero ibyo ngibyo tukaba impamvu tuba twazanye inkuru nk'iyi ngiyi tuba ari ukugira ngo abantu nibabyumva nabo bongere bitekerezeho, biminjiremo agafu, bikubite agashyi, hanyuma kandi abantu bakomeze kwirinda imijinya nk'iyi ngiyi igezaho kwambura mugenzi we ubuzima. Ibi ngibi kandi ndaza kubihuza n'ijambo Perezida wa Repubulika aherutse kuvuga ubwo yagize ati ese abantu babiri bananirwa kubana gute? Ese byageraho bagirana amakimbirane ni gute bo ubwabo badashobora kuba bakicarana ngo baganire ku kibazo bafitanye bityo babe bacyunga? Hanyuma rero ni munyemerere hano ngane ku musozo, twongere tuze guhurira mu yindi nkuru n'ubundi ikurikira.